amahoro y'Imana abane namwe abakunzi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Guys, tuje kuba twabagezaho byinshi byagiye biranga uyu mukino, umukino wari ukomeye wahujije ikipe ya Rayon Sports ndetse na Gor Mahia mu mikino rwose ya Rayon Sports Day. Tugiye kuba twababwira byinshi byaranze uyu mukinnyi ariko cyangwa se uyu mukino by'umwihariko. Umukinnyi uri kugarukwaho na benshi ni umukinnyi bita Ndikumana Asumani Garden, niwe tugiye kuba twagarukaho muri aka kanya, ariko by'umwihariko turagenda tugaruka kuri byinshi byagiye bigaruka cyangwa se biranga uyu mukino wahuje ikipe ya Rayon Sports ndetse na Gor Mahia. Ndagushimiye wowe tugiye kuba twabana muri iki kiganiro. Iki kiganiro uragenda umenyamo byinshi byaranze uyu mukinnyi Ndikumana Asumani ndetse n'umukino, by'umwihariko uburyo wagiye ugenda. Niba uri mushyashya hano kuri Kigali Sports, ndagira ngo ube wakandaho subscribe kugira ngo uzajye ubona ibindi biganiro byiza cyane bya Rayon Sports ndetse n'amakipe mukunda hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko ikipe ya APR, dore ko tugiye kuba twababwira undi rutahizamu ugiye kuba yamanuka hano mu ikipe ya APR mu kanya gato 5-5. Muze kuba mwaba hafi 5 ushaka ko tugufasha kuzamura channel yawe. Nimero ni 0727 4 inshuro 3 8 2 1, ukatwandikira kuri WhatsApp, ubundi bwo tukagufasha kuzamura YouTube channel yawe. Okay guys, tuzamuka n'amakuru yacu. Rayon Sports gikundiro cy'Inyanza, isaro ry'Inyanza. Ikipe ya Rayon Sports ejo yakiraga ikipe ya Gor Mahia mu mukino rwose wari witabiwe n'abatari bake, abarenga ibihumbi 80 byose, ibihumbi 8 rwose by'abantu bari bitabiye umukino. Hafi 90% bya stade rwose bari buzuye, bakubise no hejuru buzuye. Na undi rero ni Rayon Day bari bitabiye 5-5. Gor Mahia yakirwaga n'ikipe ya Rayon Sports kuri Kigali Pre Stadium. Umukino waje kuba watangira, ikipe ya Gor Mahia itangira rwose yataka izamu, ariko abadefenseri ba Rayon Sports hariho Mita Chima Charles Chupa akabyitwaramo neza, ndetse rwose n'umusore ikipe ya Rayon Sports yakuye mu magaju bagenda babyitwaramo neza, bagahagarika aba rutahizamu ba Gor Mahia. Byakomeje kugenda bikomeza bizamuka iminota yicuma ku munota wa 43 wonyine. Ni umusore uteye ubwoba, ni umusore ukomeye cyane, ni umusore utagereranwa mu ikipe ya Rayon Sports. Amazina aninde huyu nayitwa Kojo. Uyu musore rwose aza kuba yaterekamo igitego cya ikipe ya Rayon Sports ku munota wa 90 rwose na 5, dore ko bari bongeho iminota 6. Umusore bita Ndikumana Fabio nibwo yaterekagamo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Rayon Sports. Bibaye 2-0 bwa ikipe ya Gor Mahia. Ikipe ya Rayon Sports iba itaruye igikombe cya mbere rwose muri uyu mwaka, ibiragiteruye, bitwereka ko rwose ikipe ya Rayon Sports ishobora kuzacaranginga ekipe hano mu Rwanda, ikaba yanatwara igikombe cy'uyu mwaka cya shampiyona. Rwose ikipe ya Rayon Sports
Sport itweretse rwose ko ifite rutahizamu defense hagati hakomeye cyane. Okay guys, dusubiye inyuma tugomeza tubabwira rwose ibyagiye biranga uyu mukino wahuzaga ikipe ya Gor Mahia ndetse na ekipe ya Rayon Sport muri Rayon Day. Ni umukinnyi Ndikumana Asmani rwose watunguye abanyarwanda, watunguye abareyo muri rusange. Ni umukinnyi rwose usanzwe ukomeye, usanzwe nta kibazo agira cy'imvune, ariko ndagira ngo mbe nababwira ko uyu musore ku munota wa 59 nibwo yaje kuba asimbura rwose, ariko mu minota itarenze 9 yonyine uyu musore nawe bari bamaze kuba bamusimbuza. Byagenze bite? Uyu musore yaje kuba yagira ikibazo cy'imvune gotoya, cyangwa se n'umutsi wikanze hano mu kuguru kw'ibumoso mu kagomba mbari. Rwose uyu musore biza kwanga gato kabisa, birangira bamusimbuje, ariko mbere yaho yari yaje kuba yagaragaza na geste itari nziza rwose, abangamira cyangwa se atongana n'umutoza Haringingo Francisco Christian Mbaya. Ni nayo mpamvu yagiye ituma rwose uyu musore bamusimbuza Ndikumana Asmani. Reka tube twaza kuba twahurira muri byinshi muri transferi APR rutahizamu ukomeye cyane. Tugiye kuba twaza twamubabwira mu kanya gato. Ndaza mbakubita izi zindi za ndani mu ikipe ya Rayon Sport, nimuze kuba mwajya kure.